namwe mwaragoswe ntago mutwe video ihari umva nari bavuye ufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa ngiye igenda mu kandi hano mu Rwanda nari bavuye ufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa ngiye igenda mu kandi noneho yanasobanuriye neza umunyamakuru aramusobanurira ati ngo hano mu Rwanda dufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa baramubwira bati umunyamakuru yesikangama ati imbwa ati iyi mbwa izi ngizi zigenda mu muhanda izi biti misega sina zimwe zororerwa mu rugo umuntu ufite umutima nk'uwo umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo niwe uzaza mu gitondo akakubwira ngo arimo araguheza amakuru ngo arimo arasesengura jihad wibye akiba abanyarwanda mu mfashanyo abeshya ko bagiye gusiramuza abana nawe ubwo adasiramuye bro nawe ubwo adasiramuye gute ujya gufasha abantu nawe ubwo utifashije ibyo tukihorera jihad ajya gusabira abandi ubufasha abantu bikantarange hehe na hehe nyina umubyara mu Bugesera bamwirukanye mu nzu y'ibihumbi 12 mu nzu y'ibihumbi 12 mama we bayimwirukanyemo uwo muntu kandi aracyafite ngo umutima mwiza wo kujya gufasha abandi yibagiwe nyina ngo nuko ari umusazi nasafungiye genocide mu Bugesera uwo niwe jihad mumbwire ngo uwo muntu agira umutima reka wenda nanjye mbahereze umwanya muvuge uwo muntu mwambwira ngo agira umutima yaraje aravuga ngo Jeswe za mpango wowe ntukabeshe abantu twigeze kujya gufasha famiye yawe kera mu gihe cya covid okay nta kibazo none jiha wajya gufasha famiye yanjye nawe yabiri hariya ishonje imeze nabi wajya gufasha famiye yanjye muri covid wari utunzwe na semuhungu koko hari ibintu ntajya numva kandi yewe famiye yanjye ni nini pe ndamutse mbonye abagira neza bayimfasha nanjye tugafatikanya baba bankoreye ako mugira neza umeze nka jihad uzanyibutsa ko yamfashije famiye nshaka ngo aragatsindwa n'Uwiteka nagiraga ngo ubufasha dufasha bibibanga ariko ubwo umuntu ashobora gufashisha famiye akanabikwibutsa kandi nawe ubwe famiye imeze nabi ni ikibazo ni nayo mpamvu ngenda navuga nti rwose umwuka byara muzambabari mumfashe mumpe uburenganzira ngewe ntangire kwita kuri mama wa jihad ntangire kwita kuri nyina wa jihad nuko naje gusanga ngo anarwaye ngafite gahunda ntabwo bigenda neza urumva rero ikibazo ariko babishatse ba jihad na famiye bakicara bakambwira bati Jeswe za mpango gerageza dufashe ngiye nabishyurira kugira ngo murebe ko nta n'imikino birimo nakwishyura mu majihad akajya mu Buhinde kuvuzwa nkikora mu mufuka nibyo nkamwishyurira urumva nanjye bangiriye neza bafasha famiye yanjye nuko ntabizi ndetse ntanabyibuka ariko yaravuze ko bafashije famiye yanjye muri covid bayiha pate jaune bayiha n'amavuta gusa urumva rero ko njye nabangiye kumwitura kandi umunyarwanda yaravuze ngo gira so yiturwa indi
nabangiye kumwitura nako njye nawe mwituye ikintu kinini ibaze kuvuza nyina w'umusazi mbere bikomeye cyane ariko nyine nta kundi nonese ko none nk'iyo mbona Jihad yikaraga kurira imwamwatura nkamureba nkaba ni nk'iyimbwa koko uriya icyo tuvugisha ukuri Valeri ya mbere umuntu agira simureba ko nyamvuga ibishego simureba ko muvuga ngo ndatukana ariko mpamya neza ntashidikanya ko famiye yanjye uramutse ubyuka n'ababaza ngo ese Jeswe izamipanga abamariye iki bakubwira ati Jeswe izamipanga aramutse apfuye ntitwabaho kubera iki uburyo tuba tugaragara kuri zino mbuga nkoranyambaga twakagombye kuba tukabera abandi urugero tukabera abandi example ariko umuntu arabyuka mu gitondo ukajya kwiba abanyarwanda ngo ugiye kujya gufasha utanasiramuye ubwo ngubwo amafaranga uri muraka ngo y'imfashanyo nayo kugira ngo musiramuze abana ahubwo tukongera tukibaza abo bana barasiramuwe abo bana barasiramuwe koko hari n'undi muntu wandiye akara arambwira ati Jeswe uzamipango icyo gihe ba Jihad babaga bari muri kampeni zabo zo kugira ngo bamamaze ubutinganyi Patrick the Entertainer WA Business Audio babaga bari muri kampeni zabo zo kugira ngo bamamaze iki ubutinganyi Hello sawa bimeze bite ndi live so ndamubwira ibintu ni ibyanyu ndi kugira ngo nkubaze Jihad bakoranye njyewe nakoranye mu bintu byinshi mwagiye mukorana mu buzima bwa buri munsi nagenda n'ibiki ntabwo mwakoranye gutya kandi Katsuku njyewe ntabwo mbikunda ibyo bintu ubunzanyemo nimba ufitanye ibibazo n'abantu runaka hamana nabyo ntabwo nguteranyije n'umuntu n'umwe gusa nakubazaga ngo aho umuntu niyo waneranye nakwikuramo akamenyetso ko guteranya kawe nakoresha ko gukuramo wowe uranza akosha ahubwo bon apeti merci rose nimwakoranye dukorana iki ibyo mwakoranye twari turi kumwe nge nawe dukorana oya kandi amakuru ahari ngaho muyatangaza Amaji Kasuku ntuzongere kunzana muri ibyo bintu mwana ushyigikira ubutinganyi urabizi turamaniga ariko ntuzanzanireho ibyo bintu ushyigikira ubutinganyi ntabwo nshyigikira kuko sindiwe ntabwo nshyigikira kuko sindiwe none se Amaji yo umuntu waba watanze uburenganzira bw'uko mu Rwanda ngo dusambanye imbwa waba umuzi ntabyo nzi ibyo ngibyo njyewe kandi nkumvishe audio wowe urambwira wenda niba ubwo burenganzira uzaho bwatanzwe kuko nzi kutagira urya imboga umva hano dufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa ngiyi igenda mu hano mu Rwanda nawe babwiye dufite uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa ngiyi igenda mu hano mu Rwanda nawe Amaji
uwo muntu ninde? uwo muntu bamwita umutinganyi Jihad. Ubwo nimba barabumuhaye nyine. JJ this HX. Ubwo nimba afite ubwo burenganzira njye ntabyo nzi njyewe. Ariko ibaze nkawe none uramutse ubyutse mu gitondo ugasanga umukowe yagufatiye imbwa wabyakira ute? Bro. Gusa si ubyumva nawe. Umugabo bita Badrama Ramazan yaherutse kubaza ngo hari umwana w'imuhanga yarongoye inkoko. Amaze kurongora inkoko iri biramufatira mu bavuze inkoko ujye utuza ntago nkunda umuntu utanga urugero ku nkoko. Nyine ndi kukubwira nyine byabaye. Uwo mujama bamaze kumufunga Badrama araza aravuga ngo ariko hari abantu urumva bazira ubusa ngo nk'uyu mwana yarongoye inkoko sibyo baramufashe baramufunze ariko hari abandi bantu bafata izo nkoko bakazibaga bakanazicuruza ku mugaragaro inyama zazo. Wowe aho ngaho opinion yawe yaba ari nk'iyihe? Amajesa agenda Hello? So mumbwire guys, umuntu ngo yarongoye inkoko bamaze kumufunga abandi bantu baraza barabaza ngo kuki abantu basambanya inkoko ariko bagafunga. Ntabwo murivuga y'ibyo. Hari undi muntu urimo requestinga kuza hano? Halo? Ni sawa? Jama niko ku live ndakuita sana tuko ku live. Musore imeze bite? Ni fresh wa mipango. Komine Charles. Komera. Ndakubona. Ego. Niko. Ego. Abantu bari ariko ngo baca mu majyepfo ngo bajye bagira. Abantu bari abo bacisha mu majyepfo ngo ntago bajya banyaga. Kuba neza. Ntago bajya bagira ngo ntago bajya ngo barabahise. Harimo umuntu uri mu kabari agakomeza akajya live. Alex wakumyutinze. Avuye man. Aha. Naruza ko. Suko wenda gushaka ndagukumbuye. Asante Sankara. Yo. Fresh Anjali, thank you. Numva. Yo. Sankara yabizi neza ko nawe uri umuntu w'umwanalist rimwe na rimwe bishaka. Yabwo narwo nahindi kuri iyi mihanda nuko nahimfunguye internet. Njyo mubwira. Yo. Umutinganyi bita Jihad ashobora kuba ari n'umushuti wawe kadasohoka. Yatanze statement avuga ngo mu Rwanda ngo bo bahawe uburenganzira bwo gusambanya imbwa. Uri kumva? Sawa, ntago waturusha kumenya wenda umuntu watanze ubwo burenganzira. Usibye n'imbwa n'abatinganyi bemerewe gusezerana ngo imbwa noneho. Mu Rwanda yemerewe gusezerana umugore n'umugabo n'abo bantu bari official. Yego. Ibitsina bibiri. Bitandukanye nabwo. Nta mutinganyi wemerewe kwinjira mu murenge. Ubwo niyo mutinganyi atemerewe, imbwa niyo yemewe.
Noneho ibaze kugira ngo usambanye ikintu mutateretanye ngo mubyumvikaneho. ariko Jay wibuke yuko ntago ikigushu gikumirwa gusambanya imbwa. Umva nkubwire. Naye na musoda. Usambanyije itungo ni mageragere bro. None se uri itungo nawe ugasambanya irindi tungo. Aho ngaho se wari wabona heriya ne bakumira kuri ngenzi yayo. Nyine nibyo Jay yavuga gatingira. Umuntu ni nyamaswa birahanirwa kuko imbwa yarinda urugo mbona ni ikigushu. Nese ikigushu cyagiye gusambanya imbwa hari itegeko rigihana. Sanka. Yo. Umuntu bita Jihadi, sibyo? Nimara ngiye kubona avuze biriya bintu kandi nkabona rwose abivuze anabimininga. Asa ayo majwi yafite. Kandi none yaguprenge. Nawe bavi. Uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa. Niba ngigenda mu. Harakandi hano mu Rwanda nawe bavi. Uburenganzira bwo kuryamana n'imbwa. Noneho nta nubwo bigira ngo ni global. Abishyiraho nyine ngo ni mu Rwanda kabidisitenga. Ahandi yose ntibyemewe. Isi yose ntibyemera usibye u Rwanda. Narekeraho. Ngiye kuzana abantu benshi ahanga baza kuza gutanga ibitekerezo mu mbabarire kuko nshaka kumva ibitekerezo by'abantu. Yani byo byiza ariko. Nshaka kumva ibitekerezo by'abantu haza kumera nko ndimo namuharasinga. Abantu baza batanga ibitekerezo byabo. Sibyo? Ya abari byo byiza. Abantu baza batanga ibitekerezo byabo kumve rwose uburyo uburenganzira bwo gusambanya amatungo bwatanzwe. Umuntu hano wasakuza ahita avaho. Umuntu hano wasakuza aveho. Ninde? Urajya ubibona tu. Reba ibiba birimo kuvibra ukuntu tu. Ninde hano wasakuza nyine? Uwo ngo ninde buriya weekend yivuge nyine. Twagerera. Umva. Yo. Abantu baranga ninde Musonda Patrick. Ninde amakuru mwana? Yende kumva wagira ngo ni ntuzi wagira ni TB live na muting yumve niba nabite mukuraho vuba. Yari we mwana. Kandi ndashaka kuza kuri za live. Mwana abantu baranyumije kabisa ngewe. Umuntu araza ugashaka kujya kuri live kandi ubona kuri murabangama. Ngaha bakenewe ibitekerezo. So mumbwize ukuri rero. Nge ni mumbwire n'abantu mwenda mwebwe mubaye muri showbiz igihe ndetse n'ubwa mbere mushobora kuba mwumvisha ayo magambo y'uwo muti